Kunzi wa filime nyarwanda Banga After Banga Ihogoza Films yongeye kubategura filime y'akataraboneka yitwa Kure y'urukundo. Kate ni umukobwa mwiza ubana na mama we ndetse ufite boyfriend w'ibogare witwa James, gusa mama ntabwo ashyigikira urukundo rwabo kuko arashaka umusore witwa Charles. Bitabaye ibyo ngo ariyahura. Kumbwiye ko nkunda kuko niba utambeshya mwana wanjye niwanga kubana na Charles kujya kubana na James nzahita niyahura. Kate bimugoye cyane afashe umwanzuro wo gutandukana na James aho kugira ngo abure mama we yemeye guhara urukundo rw'ubuzima bwe. James umbabarire cyane, byose nabikoze ku bwa mama. Mama niwe yamujyana uriya muhungu, sinari ngamije kukwanga, urabizi ko nagukunda cyane. Ni birebire cyane, akunda gusabye wiyakire ureke nawe kuguma wiyahuza inzoga. Nyuma yuko Kate ashakanye na Charles, mu rugo bikomeje kugorana. None se ndajya kuryama ndi yose bikontoreye ngo ndebe bimeze neza. None no ngusuze muri salon mba nawe nkoze ibintu bizimara. Ego. Hako ubundi urabyishe ntabwo ndi kwa mutirure nkakugezayo. Ndabyibuye. Aho nawe uramunguye. Burya mama Kate aryamana n'umugabo wa Kate ari we Charles. Ese niye mpamvu abikora? Yeah. Kate ntamenya yuko mama we aryamana n'umugabo we bizagenda bite? Ese mama Kate we niye mpamvu aryamana n'umugabo w'umwana we? Ntucikwe ni filime iri guca kuri YouTube channel yacu nk'ibisanzwe yitwa Ihogoza Films. Manuka muri comments twapininze ni comment ya mbere uyiklikeho ukore subscribe ubundi uryoherwe na episode ya mbere kuko akanya tuvugana yahageze. Kure y'urukundo. Muri inzozi z'umwana yenda ubu ngubu mugira amahirwe yo guhura n'abantu gutya, cyangwa hari gahunda zitandukanye zituma abana bamenya icyo bashaka yenda. Ariko igihe cyacu ngira ngo ibyo nta byari bihari. Muzi umuntu wari ufite agaciro igihe cyacu ni mwarimu. Inzozi nari mfite buriya sinanatekerezaga ngo harya nzaba iki, ariko uko ugenda ukura hari ibintu bigenda biza nyine bikakwereka ko hari igishoboka. Nagize umugisha yenda wo nari mfite marume nakundaga cyane w'umwarimu, akomeza aruhukire mu mahoro, na mama wacu na marume barabarimu, noneho nkakunda kujyayo cyane. Ndetse natangiye no kubayo ntaratangira ishuri, mwumvise ko twari benshi. Hari igihe kera umuryango ukiri mugari, hari igihe abana bamwe babaga hanaha, ariko njye nakundaga kujya aho ngaho kwa marume na mama wacu barabanaga ari umusore n'inkumi. Marume rero yigishaga mu mwaka wa 3 w'amashuri abanza, akajya yanga kunsiga mu rugo ko nari ntarageza imyaka yo gutangira, tukajyana nkicara mu ishuri. Njya nirata ku bantu nti nubwo twebwe igihe cyacu nta maternelle yabaga, ariko ngewe narayikoze. Kubera kwicara mu ishuri rye yigisha mu mwaka wa 3, nagiye gutangira umwaka wa mbere w'amashuri, njya nabivuga ko byamfashije kwiga neza. Nzi gusoma no kwandika byose, nzi mara, ngira ngo abana benshi batinya mara biranabagora. Nzi kwandika neza, noneho mpita nkomerezaho ku buryo yaba byarashobokaga nari gusimbukira no mu wa 3 nkaba nawiga. Ibyo byatumye rero numva nzaba mwarimu. Numvaga mwarimu niwe wari ikitegererezo. Nyuma muri babakuru banjye habonekamo abarimu 2, nkumva igihe cyacu twumvaga akazi ari mwarimu. Umuryango wacu ni mwiza. Buriya cyane cyane muri iyi minsi biravugwa umuryango umeze nabi, ingo zirasenyuka, ibibazo birahari, imyitwarire y'abana, ibyo birahari pe. Ariko ushyize ku ijanisha 80% by'ingo z'abanyarwanda zibayeho neza.
kubera ko uvuze ngo umuryango ubayeho nabi ni nkaho nta n'igihugu gihari, kuko buriya tubyemera no muri constitution yacu mu itegeko nshinga. Umuryango ni ubanza mbere y'ibindi byose. Umuryango mwiza urahari, niwo mwese muvukamo n'abandi tutirengagije ko hari ibibazo kandi biremereye. Ibibazo biravugwa, turabona gatanya nyinshi, turabona abana bishora mu ngeso mbi, ibiyobyabwenge, turabona abana ku muhanda turacyababona, turabona yenda ibibazo bijyanye n'ubukene, turabona abana b'abangavu cyangwa abakobwa bato baterwa inda, n'abo babyaye buri ibibazo bihita bitangira kuvuka. Ibyo ni byo bibazo rusange dufite mu muryango nyarwanda, ariko tutavuga ngo twaterera iyo ngo cyangwa ngo twihebe ngo byararangiye. Yenda nicyo navuga. Isomo mwahakuye ni irihe mu kuyobora umuryango, kuba ku ruhembe rw'imiryango yose mu Rwanda? Ni ikintu kigoye. Uti kubera iki? Umuryango burya bihera mu rugo nyine kwa papa mama n'abana. Buri ujya kumenya ikibazo amazi yarenze inkombe. Niryo somo nakuyeyo. Ni ukuvuga ngo niba bitangiye ababyeyi bombi batumvikana, bihera mu cyumba biherereye bikazagera aho bigaturika. Iyo uyoboye rero minisiteri ujya kubimenya byaturitse. Kandi buryo byamaze guturika ni bibi cyane, biba byamaze kugera ku bana, ingaruka zabagezeho niho biremereye. Tukagira n'akantu k'abanyarwanda ko kubanza kubihishahisha. Turabihisha ariko ni na byiza kuko byubaka umuryango. Burya ibanga mu muryango ni ngombwa. Ahubwo buryo iyo byasandaye ibanga rigasohoka, nicyo nabonye kibi, kubera ko ibanga ryasohotse kubigarura inyuma usanga bigoranye. Niho rero kuyoborera umuryango biremereye cyane, ubibonera mu ngaruka aho kugira ngo umenye ikibazo hakiri kare utangire. Bikaba rero bisaba yuko twe twese, ni ukuvuga ngo ubundi tukunze kureba minisiteri, ariko burya umuryango uhera kuri jyewe nyine uba muri uwo muryango. Buri muryango wari ukwiye kugira za kirazira zawo, bakabanza bakakemura ibibazo hagati yabo mbere yuko bijya no gusohoka ngo hazemo abandi baza kubunga. Niho rero umuryango, kuyobora umuryango niho biremereye. Ikintu cya mbere cyane cyane iyo wahawe inshingano na cabinet n'umukuru w'igihugu, nibwo bwa mbere nabonye appointment ya cabinet. Cya mbere cyo sinari mbyiteze. Rwanda Polytechnic yari nshya kuko yari yaragiyeho muri 2017, ngiye njyaho muri 2018. Sinari nyizi. Narayumvaga ariko ntago nari nyizi bihagije. Ariko ikintu cya mbere wumva n'ubwoba. N'ubwoba kubera ko ikintu cyitwa accountability cyangwa se kubazwa inshingano muri iki gihugu ni ikintu cyahawe agaciro cyane. Kuri urwo rwego ntago ari bya bindi uvuga ngo nibinanira ndavamo, cyangwa ndigendera, cyangwa ikintu cya mbere wumva ubwoba bwinshi cyane, ariko nyuma yo kugira ubwoba urongera ukumva n'ibyishimo. Ukavuga uti kuba nagiriwe icyizere ngomba guharanira kutagitakaza. Bigatuma rero ukora cyane, ngana kuri ya ndangagaciro ya kabiri. Navuze kubaha, iya kabiri no gukora cyane. Yenda uru rubyiruko rurambabarira, ariko nakuze ntozwa ko gukora ari cyo kigira umuntu. Mama hari ikintu yajyaga atubwira ngo umwana arindwa inzara ntarindwa umurimo. Gukora cyane, kwirinda kuryamira, burya murimo ni kare. Gukora cyane rero mbiha umwanya uhagije mu buzima bwanjye. Iya gatatu ni uguca bugufi. Navuze kubaha, gukora cyane no guca bugufi. Hari igihe nagombaga kwishyura icumbi muri Afurika y'Epfo aho nigaga. Wishyuraga umwaka wose. Noneho biba ngombwa ko nsohoka kujya gufata amafaranga amwe nayafatiye ku cyuma cyari muri campus imbere. Nigaga mu mujyi wa Johannesburg. Akunda kuba ubwicanyi bwinshi cyane, ariko haburaho make, kandi itariki mbona yageze, amafaranga yari yaje avuye mu Rwanda atinze ko twishyuriwe na leta.
kandi itariki mbona igeze kandi hari ayo utarenza ku cyuma kiriya cya ATM njya kuri banki rero ko yafata yasigaye nasohotse umwe arahanyereka icyuma undi anyereka imbunda ndabahereza icyo nakoze nagiye mbona ninjiye muri campus Amahoro ubwo nari mbigarutseho kuri iki cyo kuvuga ngo kubera ko habaga hari n'amatangazo ahantu hose niba uhuye n'abajura bahereze ntushake kurwana nabo ko ntushaka kurwana nabo barakwica icyo gihe hari hashize n'igihe hari umunyarwanda bishe nawe muzi ukuntu bambaraga telefone hano umuntu aturuka inyuma arayikurura ahindukiye ahita amutera icyuma arapfa kandi yari yarangije agomba gutaha icyo navuga ku mutekano iki gihugu ntacyo wakinganya bitavuze ko hari abajura babandi boroshye nabo baba bikanga kandi iyo bibaye na polisi itabara ariko ikintu cyitwa umutekano ntabwo ushobora kukigereranya n'uwo mu bindi bihugu nka Afurika y'Epfo rwose wagomba kwigengesera hari aho wajyaga guhaha niba ufite n'akantu k'agaciro ukagakuramo ukagasiga ukajyana amafaranga make uri buhahishe ugahita wongera ukagaruka cyangwa waba uri muri shop ukumva induru ziravuze haje abaje kwiba muri shop umutekano rero ngira ngo ni ikintu gikomeye cyane mwe muri batoya mwavutse yenda uko mbareba namwe sinzi ko hari 32 mufite hari abatarumva amasasu benshi benshi ntago mwigeze nanjye nshobora kuba ntarayumvise ariko hari aho nayumvise ariko niba hari ikintu iki gihugu gifite ni umutekano ni amahoro ku buryo naboneraho kuvuga ngo uwashaka kuyahungabanya uwo ari we wese muzamwamaganire kure kubera ko niba hari ikintu cy'agaciro dufite uyu munsi ni umutekano n'amahoro uvuze kuri urwo rugero rw'amafaranga hari igihe nagombaga kwishyura icumbi muri Afurika y'Epfo aho nigaga wishyuraga umwaka wose noneho biba ngombwa ko nsohoka kujya gufata amafaranga amwe nayafatiye ku cyuma cyari muri campus imbere nigaga mu mujyi wa Johannesburg hakunda kuba ubwicanyi bwinshi cyane ariko haburaho make kandi itariki mbona yageze amafaranga yari yaje avuye mu Rwanda atinze ko twishyuriwe na leta kandi itariki mbona igeze kandi hari ayo utarenza ku cyuma kiriya cya ATM njya kuri banki rero ko yafata yasigaye nasohotse umwe arahanyereka icyuma undi anyereka imbunda ndabahereza icyo nakoze nagiye mbona ninjiye muri campus Amahoro ubwo nari mbigarutseho kuri iki cyo kuvuga ngo kubera ko habaga hari n'amatangazo ahantu hose niba uhuye n'abajura bahereze ntushake kurwana nabo ko ntushaka kurwana nabo barakwica icyo gihe hari hashize n'igihe hari umunyarwanda bishe nawe muzi ukuntu bambaraga telefone hano umuntu aturuka inyuma arayikurura ahindukiye ahita amutera icyuma arapfa kandi yari yarangije agomba gutaha icyo navuga ku mutekano